yari afite ajenda isa ubururu n'ubu ajenda irahari yandikagamo ko atabashaga kuvuga yakubitaga imirimo ukabona ko ashaka kuvuga iyo ashaka kukuvugisha yarandikaga mu ikayi akakwandikira icyo ashaka kuko yarandikaga harimo n'utundi dupapuro tugiye dufite yagiye atwandikira aduhumuriza atubwira gutya na gutya mutapinge screen yego rero ibyo bize kuba ku itariki ubwo urumva ibyo byarabaye ntitwahita tubimenya ku itariki 17 umuganga mbere yuko abagodira yaramwandikiye ndumva yitwa muganga Eric aramubwira Odi ntubage turye kukubaga Odi arababwira ngo ntimumbage nimumbaga ndapfa hari ahantu yabyanditse muganga yaramwandikiye bari kuganira ati tugiye kukubaga Odi arababwira urabyishaka arababwira ngo hoya nimumbaga ndapfa muganga yandika izina rye munsi yanditseho ngo muganga Eric niwe bari kuganira nyine ari kumuganiriza ibyo byarabaye bimaze kuba Odi yajyanywe muri salle dope kugira ngo bamukuremo iyo tiyo bamutobore kugira ngo abashe guhumeka atarwara kanseri Odi mbere yuko ariko bamutobora yari afite ikintu mu kanwa afite ikindi mu zuru atoboye ku ibere ndumva ry'ibumoso hejuru harimo utuntu tumeze nk'udutiyo bacishemo duto cyane tumeze nk'imitsi hari n'amashusho abigaragaza nyine twagiye tumufotora akira aho ngaho yego twaje amaze kubagwa umwana yavanywe muri salle dope yagize ikibazo ngo bamubaze nabi umwuka urayoba ntabwo byigeze bivuga bamubaze nabi umwuka urayoba mu bihaha ntabwo baje ngo babivuge umwana bahise bamushyira ku mwuka kandi urabizi iyo operation yabaye baravuga operation is successful byagenze neza cyangwa se yabaye miracle siriniri ibyo ntabwo byabayeho bitabayeho nibwo twahise tunanamenya nyine nibwo musaza we byaramurenze nyine aho twabimenye bimurenze byari mu masaha ya saa 9 saa 8 kuko njye nari mvuye ku kazi baratubwira ngo Dira arapfuye ngo twashyize hasi ibyo twari dufite n'abandi tujya kwa muganga twe ntabwo twahise tumubona twarahageze dusaba aho gusengera baduha aho dusengera twarasenze tumaze gusenga hashira akanya batubwira ngo ibyuma birongeye biragira bisubiye ku murongo ariko mu gusubira kuri umurongo musaza we yari amaze kurakara yakubise ingumi mu kirahure cyo muri ICU n'ubu ngubu imisati iracyarimo umusati urimo yaho yakubise kubera umujinya yari yamaze kubona rwa rupapuro wabonye rwanditseho ko yafashwe ku ngufu hajemo n'ibyo by'imiti yakubise mu kirahure kirimo umusate n'ubu ngubu wajya kuri ICU yawubona uwo musate bamushyize ku ruhande basaba negociation hagati y'ibitaro n'iwabo w'umurwayi barabyemeye ariko iyo miti bose bitanaga ba mwana nta muntu wigeze yemera ko yayitwaye buri umwe yaravugaga nanjye nyine nta muntu umwe nyine bitanaga ba mwana ko nta n'umwe ubizi ibitaro byaje kwemera bivuga ko iyo miti izishyurwa iryo joro ntago Dira bamugumishije aho ngaho yimuriwe aho kuba bamukuye muri ICU bamujyana ahandi hantu nta muntu wamugezeho bukeye baramugarura ibyo akimara kuvanwa muri operation ariko bukeye twaramusuye tubaza umuganga hari masaha ya saa 6 yari akifite akantu kuko ashobora kuba ntago yakanuraga ariko ashobora kuba yatera amaso nyine uvuze ukabona ko akweretse reaction yuko nyine ari kukumva yari yamaze already kubyimba amaso ibirenge byamaze kubyimba ibyo byarabaye twinjiyemo taza muganga bari bagiye kumutera imiti ni yiki ngo ni imiti musinziriza imugabanyiriza uburibwe mu byukuri iyo miti urumva twe ntago twabitinze ariko twe twari twagumije ducomplaininga twumva ko nyine atanayiterwa kuko akiva muri operation yarebyeho gake nyuma yaho kuva icyo gihe ntago yongeye kureba igihe yapfiriye
ibyo byakomeje kubaho ngaho. Ku itariki 19 hatanzwe ikirego kuri RIB ya Nyarugenge. Umuganga arakurikiranwa, ntabwo tuzi ngo yaburanye nande, nta muntu ubizi. Haje kuza imyanzuro bavuga ko nyine nta ruhara bifitemo, aridegembya. Amaze kwidegembya ku itariki 16 bavuze ko Odile yapfuye mu masaha ya 11:00 n'igice hafi zisatira 12:00. Mu by'ukuri Godfa twe twarwaje hariya muri ICU, twe twabaye iminsi turabizi hapfaga y'abantu benshi, sibyo? Iyo umuntu apfuye muri ICU Godfa ntago bahita bagukura ku byuma, umuryango wowe urabanza ukahagera. Nabo bazi ukuri kuko twahasanze abandi bagiye bapfa, sibyo? Kukaninjiramo bamaze kubatunganya, ntabwo bahita bagukura ku byuma. Godfa bamukuye ku byuma, nta muntu n'umwe urahagera. Mutapinge screen bamukuye ku byuma. Ese nuvuga muri ICU nta murwazi uburimo ubana muri ICU nta murwazi uza, wenda bagutumye pampa, bagutumye imiti, wenda bagutumye amazi, muje kumurara amasaha bagira saa mu gitondo, mu masaha ya saa moya murasura, mukongera saa 7 kugera saa 8, mukongera saa 12. Ariko ahantu bitandukaniye muri ICU ushobora kuhagera saa 6, izo saa 7 ugasanga wenda hari umuntu ugize ibyago. Iyo hari umuntu ugize ibyago ntago muhita mwinjira, murategereza bakamutunganya, umuryango ukajya kumusezera, bakamusohora, mukabona kwinjira. Cyangwa se mwana hakigera mukasanga ni masaha yo kumugabura cyangwa masaha yo kumutunganya, mugategereza. Ibyo byose bikaba muri uko rero kwanga, muri uko gupfa kwe ntago bigeze twasanze ibintu babikoye, kandi babizi bandika amasaha wapfiriye, ibipimo, ibintu byose ibyo byari byamaze gukurwaho. Yakorewe kiriya kintu biriya bintu bagwaye muri voice ngo etanazi, bigaragara ko ari cyo kintu yakorewe, kandi ntago mu Rwanda etanazi yemewe, ntago yemewe. Mu bihugu byo hanze yemewe, ariko twe ntago byemewe gupfa, ntago byemewe. Ibyo byarabaye, dusaba ko twamuhindurira pampa. Ni biriya bakureka nyine ukagenda byoroshye, nyine bo bakakurekura. Godfa twasabye ko tumuhindurira pampa, barabanza barabyanga. Bamaze kubyanga, twaraforushije mu guforsa uwamwambitse pampa. Odile yari afite umwobo munini hejuru y'ikibuno. Uwo mwobo twagerageje kubaza abari bahari, uyu mwobo watewe n'iki? Baravuga ngo ni ukwandikira ibitaro tubisaba explanation. Mu by'ukuri iyo umuntu wawe agize ikibazo, iyo ari operasiyo yagiye kumukora murasi, nk'uko abagwa mu gatuza umuntu yabanje kubimenyeshwa akanabiteguzwa, sibyo? Barabiguteguza mbere na mbere, akavuga ati umuntu wawe tugiye kumubaga, murasinya ibi n'ibi, bikagira. Ibyo nta muntu wigeze abimenya, kuko urumva ntabwo twe twamukoreraga nyine isuku, nibo bamukorera isuku etape par etape. Pampa niwe wazimuhindurira, uretse we kuyijyana nyine mwecyo muzamuza kumureba gusa, mukamuganiriza niba kireba, mukamuvugisha ibintu bicya, mukagenda. Rero uwo mwobo yari afite hejuru aho ngaho munini. Ku ruhande rwacu natwe ukize mu gaciro twatekereje ko yakuwemo ingingo, kuko ntabwo wadusobanura ukuntu umuntu nta rugi amezi yari aryamye hariya, sibyo? Yakaba yarazanye umwobo muri ayo mezi, ntabwo yigeze agira ikibazo. Rero icyo gikomere batubwiye ko ari ukwandikira ibitaro, bakabaza impamvu y'uwo mwobo. Byarakozwe. Uyu munsi rero ikintu cyaje kutubaho ni iki ngiki. Abantu bageze kuri CHK, urabizi, niba mubizi namwe murabizi ko iyo ugiye kureba nyine umuntu wawe kwa muganga kuri morgue, hari ibice by'umubiri wawe bemera gukoreraho, mushaka kumufotora, sibyo? Mukamureba nyine uko mushaka. Godfa umuntu wigerageje gufotora nabo barabizi, n'abandi hageze babibabwira, bamwatse telefone bategeka ko ayo mashusho asibwa. N'abandi umuntu wari wararazamuka bibabwire, basibye, bategetse ko amashusho asibwa. Bavuze yuko hinjiraga abantu bane, nta foto yigeze yemererwa gufatwa, nta n'umukameramani
wigeze yemererwa gufata ifoto n'imwe abe na kameramani wacu ntabwo yemerewe kwinjira, nta na kamera yigeze igeramo, yari aporotejwe bishoboka. Twakuye umuntu aho ngaho, nta foto twafashwe nk'uko nyine byategetswe kuko twari dukeneye umuntu wacu. Tuhamugejeje, iriya video mwabonye twayifashe, umusaza we yagerageje avuga tortire y'ibintu 9 Odile yakorewe, baravuga agitangira akigera ku kintu cyo kuvuga ko yafashwe ku ngufu, byari ibintu byari biri gufatwa, bagerageje kumubuza nyine guceceka, atuze umuryango ibiki, baramucecekesha ajya mu nzu, ariko ntago byakunze nyine, n'ubundi byamugumyamo, ararayira avuga ati nta muntu usora hano umurambo wa mushiki wanjye tutabonye ubutabera. Twahise dukora iki? Bahise batubwira dusenge, pasiteri arasenga, ajya hanze. Uriya musaza we nibwo mwabonye iriya video asa nk'uri ku gipangu, yari ari kubivuga, avuga ukuntu hahuruje abandi atari bo bahuruje, umuntu yakuwe ku myuka kandi yari ari ku mwuka. Ntiwigeze umenyesha umuryango ngo ubanze uze ubirebe, ushira amatsiko umenye ngo umuntu yapfuye. Umuntu yaguriwe imiti y'amafaranga arenga miliyoni hafi 2, imiti ntabwo yayitewe, imiti doze y'umunsi wose byageraga saa 6 yabuze. Hari n'ibimenyetso, hari message z'uriya muganga mwabonye wanditsemo ngo Emi, yanditse arimo aravuga, turi kumubaza niba urumva. Icyo gihe ngaruka inyuma gato, igihe Odile ibyo byamenyekanaga, CHK bagerageje kubiturisha. Uwo munsi hari igihe ikarine ya Odile yabuze, ya karine nakubwiye yandikagamo. Wa muganga yaratwandikiye, uriya mwabonye mu rupapuro, arabaza ngo hari karine ya Odile mwayibonye? Asubizwa ko atayibonye. Ibyo nabyo bifitiwe amajwi, dufite na message yanditse turi kumubaza uko byagenze, kuko bamujyanye kumubaza, avuga ko yanyiripotinze, nawe arimo arabaza ngo ko mwagiye guhura n'abayobozi b'ibitaro bimeze. Izo message nazo nimuzishaka nanjye ndaziba, n'amajwi turabifite yanditse, ari kubitubazaho, atubwira ko nawe yaripotinze, atubwira ngo turaza kuvugana. Nimubishaka nabyo ndabiba forwardinga kuko nabyo turabifite. Amajwi nyine arimo arabazwa byagenze bite, ese wararipotinze? Avuga ati genda nararipotinze. Reka uretse ashobora kuba barimo kumuhamagara. Yego, kuba bamuhamagaye kuva kare. Mutapinge screen. Mamagaye nanjye kuguforwardinga izo voice record, ari kubazwa nyine niba yararipotinze. Naho ngaho yatubajije ngo ikarine mwayibonye, ya karine yandikagamo. Zinyohereze forwarding zimwe. Ndetse ndi forwarding.